abakozi ba Udushya TV nk'uko twabibabwiye ewana turi mu kazi kose, buri munsi tubategurira video yabafasha kugira ngo tuve ku rwego rumwe tugere ku rundi. So twahisemo rero kurebana n'umuntu udafite ubushobozi bwo kuba yagura mashini cyangwa se kamera ariko akabasha gukora YouTube channel cyangwa se agakora video cyangwa se agakorera amafaranga online. So ushobora no kuba ufite n'ibyo ngibyo tuvuze, kamera na mashini na telefone, ariko ugahitamo kuyikoreshereza iki mobile phone. Okay, twagiye. Hanyuma ubu ngubu tugiye kubereka uburyo beditinga amavideo ukoresheje ya application ya KineMaster. Ngira ngo twarabibabwiye, hari amatutorials n'ubundi kuri ino application tugiye gukora, kugira ngo mugende downloadinge ku bantu batari downloadinga, ubundi mukore na subscribe kuri Udushya TV YouTube channel, ubundi tubashe kugira ngo tugendane gatanu kuri gatanu. Ikindi nabibutsa mukore kuri notification ko buri munsi, every single day we prepare a video for you. Buri munsi tubategurira video ibafasha kabisa. Okay, hanyuma iyo umaze gufungura application ya KineMaster, so hari ibintu byinshi ikora. Ushobora gufata video yawe ukayihereza ahantu h'icyatsi, tableau y'icyatsi, ukayihindura icyatsi, ubundi ukaba urimo hagati, cyangwa se ugafata video ukayihindura ukuntu byumva. Hanyuma ushobora no guhimba video nshyashya ukoresheje amafoto. Ushobora gufata video ukazishyiramo amazina y'iki, ushobora gufata video ugashyiramo umuziki mwiza, ushobora gufata video ukeditinga ukuntu ubishaka. So ibyo tugiye kugira ngo turebere hamwe mu by'ukuri ukuntu bikorwa. So uburyo ubundi ino application ifunguka ntabwo ari ubungubu, hano yihuse cyane, kasubira inyuma gato. Okay, ni uburyo ibasha kuba yafunguka. Hanyuma uza ahangaha ugahitamo ratio, kubera ko wenda ari tugiye gukoresha YouTube, wenda na Instagram wahitamo aka square. Hanyuma ku zindi social media wahitamo utungutu, ariko kuri YouTube ni 16:9, ugahitamo ratio ya 16:9. So hanyuma igafunguka. Iyo application ifungutse ni gutya iba imeze. Ikindi tubasaba rwose, ino channel mwayirangira abantu mukunda, kuko twebwe icyo dukeneye ni ukugira ngo dufashe abantu batera intambwe ifatika. Kuko ubonye n'ino channel nta kintu igira kugezaho mu bintu bibaho, warivinga out, no problem. Ariko nk'umuntu ukunda bamwohereza link cyangwa se ukamusharinga nk'akavideo, hanyuma akabasha kuba yareba uburyo ki telefone yajya ikina nayo, ariko akayikoresha n'ibintu by'ingenzi by the way. So okay, twagiye ahangaha uraza okay, nuko ukifunguka uza hano kuri media, wenda tuvuge nta mafoto ufiteho, ushaka nko kweditinga, wenda dufate nk'aya image aba ari hano y'ubuntu, shyiremo image, ushobora no gushyiraho media runaka. Ushobora no gushyiraho amafoto yawe by the way. Cyase dufata ngahe twa downloadinze, no problem. Okay, dufata ngahe nta kibazo. So okay, hanyuma ahangaha rero icyo ukora nta kindi, ushobora kuza ugashyiraho imbere yawe, ugashyiraho wenda nk'udustika, ukaza hano haba hari udustika twinshi, ugashyiraho agastika
Okay, ise ngaha nato practice ukagaselectinga gutya, hanyuma ushobora kuba wakadaraginga ukagashyira ahantu ushaka, sawa, cyangwa se ukakongera ukakagabanya, ni uburenganzira kabisa. Okay, ushobora kuza ukagashyira hano. Okay, hano kuri layer ushobora kuza ugashyiramo text, ukaba waza ukavuga utwenda ni urugero, tuvuge dushyiremo text, dushyire wenda Merry Christmas. Merry Christmas. Okay, hanyuma ino text ushobora kuza ukayigabanya nayo ukayishyira ahantu ushaka, then ushobora kuza ugahitamo utuntu tuza kuri tariki zone, ukazihitamo ukazihitamo itariki. Okay, sawa, Merry Christmas. So ushobora no kuza ukavuga ukuntu izajya rigenda, ushobora kuza ugahitamo wenda fag cyangwa se pop cyangwa se slide cyangwa slide left, hasi ukaza ugahitamo ko riza kugenda rigenda gutya, okay, gutya, clockwise, counterclockwise, drop, ugahitamo ukuntu ubishaka. Ni uburyo bwinshi, uhitamo uburyo wumva ushaka, ukaza kuri nomo, then ukaza hano ukariselectinga tena, ukaba waza ukavuga utwenda rize nka ring, hano naho ni ubundi buryo ushaka ko riza kugaragara. Ring, Merry Christmas. Okay, cyangwa se floating cyangwa se drifting. Okay, wenda duhitemo drifting cyangwa se rain, nk'imvura. Okay, reka duhitemo wenda drifting. Okay, iri jambo ushobora kuza ukavuga uti reka turikure rijye kuri video yose, ukayishyira ahantu ushaka, warangiza ugakina ukareba Merry Christmas. Okay, hanyuma hano ushobora gufata record yawe ukaza hano ukarikodinga, ukanza hano kuri start record, wajya utangira kurikodinga. Okay, ushobora kongeraho wenda urugero drawing cyangwa se hano hariho text, drawing, sticker, effect, ushobora no gushyiraho effect runaka, wenda tuvuge effect, hano ni nyinshi ukamuha no kuza hano ugahitamo drawing, ukadrawinga muri iyi ubona ko wishaka ukadrawinga, cyangwa ugahitamo akangaka ukaba waza ukadrawinga, hanyuma gusiba ni ahangaha ukabishyira, cyangwa se ukaza ugahitamo akangaka ukaza ukadrawinga. So ni ibintu byinshi, no kuza ukabishyira cyangwa se ukaza ugahitamo drawing. cyangwa se ukaza kuri kano
hanyuma hano ushobora kuza guteka neza neza nk'uko kimeze gutya so ushobora kongeramo umuziki kaza hano urabona hariho indirimbo usanzwe ufite izi ngizi ziri hano cyangwa se ukaza ku miziki y'ino application ifite y'ubuntu ukaza ukodingamo umuziki cyangwa se ama SFX cyangwa se ugafata record kuko file izo warikodinze kuba ari ikintu warikodinze. Okay, hanyuma ikindi ukaza nko kuri setting. Okay, iyi ni setting, ukaza ukaba wasetinga usetinga automaster cyangwa project master volume, cyangwa se ukaza ugasetinga video urakora ati ize gutangira iri start in starting cyangwa se end with the flag project, end of project ugashyiraho flag. So ni uburenganzira bwawe. So hanyuma ikindi tutavuzeho ni igikira. So ni byinshi hano gusa, ariko iyi ngiyi ni nka introduction. Wowe wagenda ugakora kuri notification kuri Udushya TV YouTube channel, ugakurikirana andi tutorials tugenda dushyiraho buri munsi. Dushyiraho tutorials hanyuma ukabasha kuba wareba uburyo ki wakeditinga video yawe. Urabona iyo uje nk'hano twabwiye ku muziki, iyo uje ugahitamo urugero nka music, hano urabona hari imiziki myinshi igiye itandukanye. Ushyiraho nka gutya. Okay, tayari urabona umuziki twashyizeho nawo wahageze. Ukaba waza hano ukaza kugira ute, ukabasha kuba wagira ute, ukabasha kuba ukaringa. Okay, ushobora kuba waza hano ugakora ugatriminga hano, ugatriminga light, ugakataho kano ukagakuraho ugakora. Okay, so ikindi ushobora kuza hano ukaba wakora ibintu hano, wakora ibintu bitandukanye. Rino jambo ushobora kubihereza shadow, ukahereza background, wenda turihe background y'umukara. Okay, ubibona ni ibintu byoroshye. So ushobora no kuza n'ubundi ukayihereza shadow y'igicucu ukakizamura. Ugakora okay, urabona ko hajemo akantu k'igicucu kuri rya jambo shadow. Okay, sawa. Tuzagenda tubirebera hamwe. Hino ni nk'incamake muri make kugira ngo tubereke ino application imikorere yayo. Okay, tuzagenda tubirebera hamwe akantu ku kanya. Hanyuma ahangaha ushobora kuvuga uti wenda ni urugero ushaka nko kugira ute, urabona hano ni nka text, ushobora kuyihitamo ukuntu izagenda, uvuga uti izi imeze gutya cyangwa se gutya. Okay, ugahitamo ugasevinga. So hanyuma ikindi ushobora kuza ukavuga uti hano ugakora zoom, ukavuga hano uzakore zoom, ukazuminga zoom. Hano kuri kugenda zoominga iri kugenda irihe Okay, hanyuma iyo ukoze kuri niko ubuzuminze kandi ko cyangwa ugakuraho yuko ukazuminga igenda igabanuka. Urugero urabona ko iragenda isa nk'iyizuminga.
okay okay hanyuma ushobora no kuza ugashyiraho light ukaregera urumuri kuvuga ati hano igize ikeye mu buryo runaka, ukaregera bitewe no ushaka ko haza kuba ikeye ukaza ukayiregera ni ibintu ahangaha ubikorera. Ushobora no kuza ugashyiraho ama effect mo hano hagati ukaza ukavuga hano ni urugero kano kantu kagiye kanyuraho kakaro gutya urabona ni ibintu byinshi cyangwa se ukaza ukavuga ati bigiye bimera gutya cyangwa gutya. Ukakuza n'ibintu byinshi ushobora kuza ukavuga uti bigiye bimera gutya ni uburenganzira. Okay, warangiza umaze gukora video yawe byinshi tuzahita tubiganira ukuntu aha hose hakora, ukuntu zino layer za hano zikoreshwa, hanyuma urabona nk'aha ushobora gutandukana none ingahita iza hano ukayikirira hano ukakora ibintu byose biri hano, so byose tuzagenda tubireba. Okay, hanyuma iyo urangije gukora video yawe kuyisevinga uraza hano ugakora export, ukaza ugahitamo high quality, hano ni high quality, hano ni low quality ugahitamo, hanyuma frame rate na resolution ugahitamo yo hejuru kugira ngo ize kuba ikeye, warangiza ugakora kuri export, hanyuma ukaza kuri export. Okay, tayari video yawe kandi exportinga kuri file manager cyangwa se gallery yawe. So